Birashoboka ko nawe ibintu tugiye kuvuga byakubayeho rimwe cyangwa se kenshi. Umunsi umwe ukabyuka wafashe icyemezo cyo guhindura ubuzima bwawe kugira ngo bube bwiza kurushaho. Ugafata umwanzuro wo gutangira kubyuka kare, gutangira gukora siporo, gusoma igitabo, gutangira kuzigama amafaranga cyangwa kureka ingeso mbi nko kunywa itabi. Mu minsi ya mbere birashoboka cyane ko wari ufite ubushake bwinshi n'imbaraga nyinshi byo gukora ibyo wiyemeje, ukumva nta cyakubuza kugera ku ntego zawe icyaba cyose. Ariko nyuma y'icyumweru kimwe ibintu bigatangira gusubira uko byahoze, siporo isimbuzwa kuryama, igitabo gitangira kuremera, wongera kwisanga uri gutumura umwotsi w'isegereti, ubushake n'umurava watangiranye bikayoyoka utazi uko bigenze. Niba ibyo nawe byarakubayeho ntabwo ari ikibazo cyawe wenyine, ahubwo ikibazo ushobora kwibaza ni ese kuki ibintu nk'ibi bitubaho kandi ni gute ibintu nk'ibi byakemuka? Iki ni cyo kibazo James Clear yashatse gusubiza mu gitabo cye cyamamaye cyane ku isi yise Atomic Habits. Iki gitabo cyerekana uburyo impinduka nto cyane zisa n'izidafite agaciro mu buzima bwawe zishobora guhindura ubuzima bwawe bwose mu gihe uzikomeje. Iki gitabo nicyo tugiye gusoma mu ncamake, tureba amasomo y'ingenzi akubiyemo n'impamvu ushobora kuba umaze imyaka uharanira guhinduka ariko ugakomeza gusubira inyuma. Nukomeza kubana natwe kugeza ku musozo, ushobora kuvumbura impamvu nyayo ituma impinduka zawe zidakomera, ndetse uramenya uburyo bwo kubihindura burundu. Ni igitabo nkwifuriza gusoma kuko amasomo akubiyemo nta shuri uzayigamo, uretse ko amenshi muri yo twayakusanyirije muri iki kiganiro. Isomo rya mbere dukura mu gitabo Atomic Habits cyanditswe na James Clear nuko impinduka nto arizo zubaka ubuzima bunini. Muri iki gitabo umwanditsi yatanze urugero ku rugendo rw'indege. Tekereza indege iramutse ihagurutse i Kigali yerekeza i Nairobi, umupilote uyitwaye agahindura icyerekezo cy'aho indege yari yerekeje, agahinduraho dogere nke cyane, wenda nka dogere imwe gusa. Uratekereza ibi byagira izihe ngaruka ku indege yerekezaga? Ushobora kumva nta ngaruka nyinshi ibingibi byateza, ariko uko amasaha agenda ashira indege ikiri mu rugendo, iyo dogere imwe iba yahinduye urugendo rwose. Aho kujya i Nairobi, indege ishobora kwisanga yageze ahandi kure cyane, ikaba yakwisanga yaguye i Kinshasa kubera dogere imwe gusa. Umwanditsi James Clear muri iki gitabo agaragaza ko ubuzima bwacu nabwo bukora muri ubwo buryo. Abantu benshi batekereza ko kugira ngo ubuzima buhinduke bisaba impinduka zikomeye. Batekereza ko bagomba guhita bahindura byose icyarimwe, kubyuka saa 11 za mu gitondo, gukora siporo amasaha 2, gusoma igitabo buri munsi, kurya indyo yuzuye no guhagarika burundu ingeso mbi ako kanya. Ariko akenshi ibyo ntibiramba. James Clear avuga ko impinduka ziramba zitangirira ku bintu bito cyane ku buryo akenshi ushobora kubisuzugura. Atugira inama yuko niba ushaka gutangira gusoma udakwiye gutangira usoma amasaha 2 buri munsi, ahubwo ugomba gutangira usoma nk'urupapuro rumwe gusa. Niba ushaka gukora siporo ntugahite wiyandikisha muri gym ngo wibwire ko uzajya ujyayo buri munsi, ahubwo tangirana na siporo y'iminota 2 gusa nubwo wayikorera muri sari wawe. Ibi bishobora kumvikana nkaho bidafite umumaro, ariko icyo uri gukora ntabwo ari ukubaka ibisubizo ako kanya, ahubwo uri kubaka ingeso, kandi ingeso imaze gukomera ibisubizo bitangira kwizana ubwabyo. James Clear atanga urugero rworoshye cyane. Niba buri munsi urushaho kuba mwiza ku kigero cya 1% gusa, nyuma y'umwaka umwe uba warateye intambwe nini cyane kurusha uko byari bimeze mbere. Ariko niba buri munsi usubira inyuma ku kigero cya 1%, nabwo nyuma y'umwaka umwe uba waratakaje byinshi kuruta uko wabitekerezaga. Ibi bitwigisha isomo rikomeye cyane. Akenshi abantu bacika intege kuko baba bategereje ibisubizo by'ako kanya. Iyo bamaze ibyumweru bakora siporo ntibabone impinduka bahita babireka. Iyo bamaze ukwezi bazigama amafaranga make bakumva ntacyo bimaze kuko atari guhita bwira, bahita babivamo. Nyamara ukuri nuko ibintu byinshi bifite agaciro mu buzima bikura buhoro buhoro. Nk'uko igiti kidakura mu ijoro rimwe, niko ingeso nziza ziyubaka buhoro buhoro kugeza igihe abantu batangira kubona impinduka bakavuga bati uyu muntu yarahindutse. Ariko ntibamenye ko impinduka yatangiye kera cyane, igihe nta muntu n'umwe wari uri kubibona. Isomo rya kabiri ryo mu gitabo The Atomic Habit ritwigisha ko niba ushaka guhindura ubuzima bwawe ugomba kubanza guhindura uko wibona cyangwa uko wibwira kuri we. Hari ikintu abantu benshi dukora tutabizi iyo turi kwiha intego. Ushobora kwibwira uti uyu mwaka ngomba kugabanya ibiro, ngomba kuzigama 1,000,000, ngomba gusoma ibitabo 30, cyangwa se uti ngomba kureka kunywa itabi. Intego iba ari nziza cyane rwose, ariko James Clear avuga ko intego zishobora kugufasha gutangira ariko sizo zituma ukomeza. Mu kubisobanura neza yatanze urugero rw'abantu babiri. Bombi bafite intego yo kureka kunywa itabi ndetse bamaze icyumweru cya mbere bafashe icyo cyemezo cyiza ku buzima bwabo. Umuntu wa mbere yabonye itabi ashobora kubwira ubwonko bwe ati oya ndi kugerageza kurireka, akaba yakwanga kurinywaho. N'umuntu wa kabiri nawe ashobora kubona isegereti akibwira ati oya ntabwo ndi umuntu unywa itabi. Aya magambo yombi asa nkaho afite igisobanuro kimwe, ariko siko biri. Uwa mbere arakiyumva nk'umuntu unywa itabi ahubwo urimo kugerageza kubireka. Uwa kabiri we yamaze guhindura uko yibona. Mu mutwe we kunywa itabi ntibikiri mu mwirondoro we.
uyu niwe ufite amahirwe menshi yo gukomeza gahunda ye yihaye kurusha uwa mbere. Iyo ubyutse ugakora siporo iminota 5 gusa, uba uri kubwira ubwonko bwawe uti ndi umuntu ukora siporo wita ku buzima bwe. Ntibisaba gukora ibintu bikomeye kugira ngo uhinduke, bisaba gusa gutangira gukora ibikorwa bihuye n'umuntu ushaka kuba we, nubwo byaba bito cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bananirwa, baba bashaka amafaranga menshi ariko ntibubaka ingeso z'umuntu ushobora kuyacunga. Bashaka umubiri mwiza ariko ntibubaka ubuzima bw'umuntu ukunda gukora siporo. Bashaka gutsinda mu buzima ariko buri munsi bagakora ibikorwa bihuye n'umuntu udashaka gutera imbere. Ntuzigera urenga urugero rw'uwo wemera kuriwe. Niba umutima wawe wemera ko uri umunebwe, uzabona impamvu zo kudakora. Niba wemera ko udashoboye ubucuruzi, uzatinya gutangira. Ariko iyo utangiye guhindura uwo wemera kuri we, n'ibikorwa byawe bitangira guhinduka. James Clear avuga ko buri munsi ukwiye kwibaza ikibazo kimwe: ni iki umuntu nshaka kuzaba we yakora muri iki gihe? Niba ushaka kuba umwanditsi, andika igika kimwe gusa ku munsi. Niba ushaka kuba umusomyi, soma urupapuro rumwe gusa. Ntugategereze kubanza kuba uwo muntu ushaka kuba we kugira ngo utangire gukora nkawe, ahubwo tangira gukora nk'uwo muntu ushaka kuzaba we. Buhoro buhoro uzagenda uhinduka we, nubwo mu gihe biri kuba wowe utazaba ubibona. James Clear avuga ko impinduka zirambye zitangirira ku muntu hitamo kuba we. Isomo rya 3 ryo mu gitabo Atomic Habits rikubiyemo amategeko 4 yubaka ingeso ziramba. Nyuma yo gusobanura impamvu ingeso arizo zubaka ubuzima bwacu, James Clear atanga uburyo bufatika umuntu wese yakoresha kugira ngo yubake ingeso nziza cyangwa sezere burundu ingeso zimwangiza. Yabyise amategeko 4 y'imyitwarire. Ntabwo ari amagambo y'ibitekerezo gusa, ni uburyo bworoshye bwasuzumwe neza kandi bwakozwe ku bantu babarirwa muri za miliyoni hirya no hino ku isi. Ubu buryo nawe bushobora kugufasha niba hari ingeso runaka uhora ushaka kureka yakunaniye, cyangwa ukaba ushaka kwinjiza ingeso nziza mu buzima bwawe. Itegeko rya mbere: tuma ikigutera gukora iyo ngeso nziza kigaragara byoroshye. Akenshi iyo ubyutse mu gitondo ntubanza gutekereza ngo reka ndebe telefone, ariko telefone iri iruhande rw'uburiri, ukumva notification z'ubutumwa uri kohererezwa cyangwa ukabona iratse muri ekara, bihita bituma uyifata utabanje kubitekerezaho. Ni ukuvuga ko iby'amaso yawe abona buri munsi bifite imbaraga zo kuyobora imyitwarire yawe. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ko ushaka gusoma igitabo, ariko igitabo kikaba kiri mu kabati gafunze mu gihe telefone iri imbere yawe. Biroroshye cyane ko ari telefone uzahitamo guterura kurusha uko wajya kuzana igitabo wabitse mu kabati. Niba ushaka kubaka ingeso nziza, tuma ibi ikintu ushobora kubonesha amaso kandi ku buryo bworoshye. Niba ushaka gusoma buri munsi, shyira igitabo ku musego cyangwa ku meza aho bikorohera kugikubita amaso kenshi. Niba ushaka kunywa amazi menshi, tegura icupa ry'amazi aho uribona buri gitondo. Niba ushaka gukora siporo, tegura imyambaro ya siporo nijoro mbere yo kuryama, uyishyiraho uri wikubita amaso ukibyuka. Iyo ukuyeho inzitizi zo gutangira, uba worohereje ubwonko bwawe gukora icyo ushaka. Itegeko rya 2: tuma bigushishikaza. Hari impamvu ushobora kumara amasaha kuri TikTok cyangwa YouTube utararambirwa. James Clear avuga ko niba ushaka ko ingeso nziza ikomera, ugomba kwihuza n'ikintu ukunda. Yatanze urugero agira ati: niba ushaka gutangira gukora siporo bikaba ingeso yawe, ushobora kwiyemeza kureba episode imwe ya film ukunda nyuma yo gukora siporo, cyangwa ukumva indirimbo ukunda mu gihe uri gukora imyitozo. Ubwonko butangira guhuza iyo ngeso n'ibyishimo, bikakorohera kuyisubiramo. Itegeko rya 3: tuma byoroha. Iri ni ryo tegeko abantu benshi birengagiza. Batekereza ko kugira discipline bisaba gukora ibintu bigoye, akenshi ukabikora utabishaka, ariko James Clear abivuga mu buryo butangaje. Abantu nibanga gukora ibyiza, banga gukora ibintu bibagora gutangira. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuvuga ko ashaka gusoma igitabo, ariko iyo abonye ko agomba gusoma iminota 60 yose ahita acika intege, akaba yahita bireka. Ariko iyo yiyemeje gusoma iminota 2 gusa, biroroshye cyane ko yatangira, akenshi agashiduka yanakirangije. Akenshi iyo watangiye, gukomeza ntibiba bikiri ikibazo. Intego ya mbere si ugukora byinshi, intego ni ugutangira. Itegeko rya 4: ni ugutuma bishimisha. Mu buryo karemano ubwonko bw'umuntu bukunda gusubiramo ikintu cyabuhaye ibyishimo. Niyo mpamvu abantu baguma ku ngeso mbi, kuko akenshi zitanga ibyishimo byihuse nubwo nyuma zizana ingaruka mbi. Ingeso nziza zo akenshi zitanga umusaruro nyuma y'igihe. Niyo mpamvu ugomba kwiga no kwishimira intambwe nto uteye. Niba urangije gusoma, ishimire ko wabikoze, ushaka ikintu uhita ukora kigushimisha. Uzaheraho gusoma bitangire bikunde, kuko ubwonko bwawe buzamenyera ko bikurikirwa n'igihembo. Niba urangije gukora siporo, nubwo nta mpinduka uhise ubona ako kanya, emera ko uteye intambwe nabyo byishimire. Nyuma uzagenda ubona ko ibyo bikorwa bito bitangiye kuba igice gisanzwe cy'ubuzima bwawe. Aya mategeko 4 asa n'ayoroheje, ariko iyo akoreshejwe mu buzima bwa buri munsi, niyo yubaka abantu bafite discipline, bafite ubuzima bwiza kandi bagenda batera imbere uko imyaka ishira. Niba ushobora kubaka ingeso nziza, ushobora no gusenya ingeso mbi.
Isomo rya kane ryo mu gitabo Atomic Habits ritwigisha uburyo bwo gusenya ingeso mbi zikava burundu mu buzima bwawe. Kubaka ingeso nziza ni ingenzi, ariko se wakora iki niba usanzwe ufite ingeso mbi imaze imyaka igutegeka? Hari umuntu ushobora kuba yibwira ati maze imyaka ngerageza kureka kunywa itabi ariko byaranze. Hari n'abumva ko batazigira batsinda ubunebwe cyangwa izindi ngeso zibabuza gutera imbere nyamara bazizi. James Clear avuga ko abantu benshi bahangana n'ingeso mbi mu buryo butari bwo, bahangana n'ingaruka aho guhangana n'impamvu ziyitera. Amategeko ane yubaka ingeso nziza tumaze kugarukaho mu kanya ashobora kuba yahindurwa agakoreshwa mu gusenya ingeso mbi. Itegeko rya mbere, tuma itagaragara. Biragoye kurya bombi idahari. Biragoye kumara amasaha ane kuri telefone igihe telefone wayibitse mu kindi cyumba. Ibidukikije bigena byinshi mu byo dukora nuko twitwara kurusha uko tubitekereza. Niba ushaka kugabanya gukoresha imbuga nkoranyambaga, ntutangire wishingikirije ku bushake gusa. Muri telefone yawe kuramo application zigutesha umwanya ku rupapuro rwa mbere rwa telefone cyangwa uzishyiraho bigoye kuzigeraho. Niba ushaka kurya neza, ntukomeze kuzuza inzu yawe ibiryo uhora wifuza kurya bidafitiye umubiri akamaro. Iyo ikigeragezo kitakigaragara buri kanya, n'irari rigenda rigabanuka. Irya kabiri, tuma itagukurura cyangwa se itagushishikaza. Ubwonko bwacu bukunda ikintu bubona ko gifite inyungu, ariko iyo utangiye kwibutsa ubwonko ingaruka mbi z'iyo ngeso, ubushake bwo kuyikora bugenda bugabanuka. Aho gutekereza ko itabi riguha ituze, ibuka ko ryangiza ibihaha, umutima ndetse rigatwara amafaranga yawe. Iyo uhinduye uko ubona iyo ngeso, uba utangiye kuyitsinda mu bitekerezo mbere y'uko uyitsinda mu bikorwa. Irya gatatu, tuma bigorana. Niba ushaka kugabanya gukoresha telefone nijoro, ntuyishyire uruhande rw'uburiri. Yishyire mu kindi cyumba cyangwa se uyizimye mbere yo kuryama. Niba ushaka kuzigama amafaranga, shyira amafaranga kuri konti utabasha gukora ako kanya uko ubishatse. Iyo kongera gukora iyo ngeso bisabye imbaraga nyinshi, amahirwe yo kuyisubiramo kenshi aragabanuka. Itegeko rya kane ryagufasha gusenya ingeso mbi, tuma idashimisha. Abantu bakunda gusumiramo ibikorwa bibaha ibyishimo. Niyo mpamvu James Clear avuga ko ari byiza kugira umuntu ugufasha kubazwa ibyo wakoze. Iyo uzi ko hari uzagusaba ibisobanuro, uba ufite impamvu ikomeye yo kudateshuka. Hari abantu bakora siporo neza kubera ko bafite umutoza. Abandi bakazigama neza kubera ko bafite gahunda ibahuza n'inshuti cyangwa se itsinda ryo kuzigama. Hari isomo rikomeye rikubiye muri ibi byose. Ntukishingikirize ku bushake gusa, tegura ubuzima bwawe ku buryo gukora ikintu cyiza byoroha naho gukora ikintu kibi bikagorana. Nibwo buryo abantu bafite discipline bakoresha. Ntibategereza ko buri munsi bazumva bafite imbaraga, bubaka ubuzima butuma gukora ikintu cyiza biba ari byo byoroshye kurusha gukora ikibi. Gusa hari irindi banga James Clear agarukaho cyane, kandi niryo rituma gukora ingeso mbi bikomera nta mbaraga nyinshi ubishyizemo. Yabyise habit stacking. Ibi byatwerekeje ku isomo rya gatanu ritwigisha ko kubaka ingeso nshya uyihuza niyo usanzwe ukora. Reka twemere ko hari ibintu dukora buri munsi tutiriwe tubyibazaho. Ubyuka mu gitondo ugafata uburoso bwo koza amenyo, ufata telefone ukimara kubyuka, ufungura urugi mbere yo gusohoka. Ibyo byose wabikoze inshuro nyinshi ku buryo ubwonko bwawe butakigusaba kubitekerezaho. Byahindutse igice cy'ubuzima bwawe. James Clear avuga ko niba ushaka kongeraho indi ngeso nshya, utagomba kwitangirira hitagira hifatira, ahubwo uyifatanya n'iyo usanzwe ukora buri munsi. Ibyo nibyo yise habit stacking. Ni ukuvuga ko aho kwibwira uti nzajya nsoma buri munsi, wabihindura ukavuga uti buri gihe nindangiza koza amenyo nzajya nsoma urupapuro rumwe rw'igitabo. Ubu hambiriye ingeso nshya ku ngeso ishaje ubuzima bwawe bumenyereye. Ubwonko bwawe ntibukenera kongera kwibaza igihe cyo kuyikora, kuko iyo ngeso ya mbere iba ari yikwibutsa. Ariko iyo ushaka ko buri ngeso iba yihagazeho yonyine, biroroshye kuyibagirwa cyangwa kuyireka vuba. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati nari narafashe umwanzuro wo gusoma buri munsi ariko narabyibagiwe. Si uko batari bafite ubushake, nuko batigeze baha ingeso aho yafatira. Hari ikindi James Clear ashimangira. Abantu benshi bashaka guhindura ubuzima bwabo mu munsi umwe, bagafata imyanzuro 10 icyarimwe: kubyuka kare, gukora siporo, gusoma ibitabo, kuzigama amafaranga, kurya neza, kureka gukoresha telefone cyane n'ibindi. Ibyo ntabwo byorohera ubwonko bw'umuntu. Isomo rya gatandatu ritwigisha ko ibidukikije bifite imbaraga kurusha motivation. Abantu benshi bategereza kumva bafite motivation cyangwa bameze neza mbere yo kugira icyo bakora. Nintangira kumva mfite imbaraga nibwo nzatangira gukora siporo. Ariko James Clear avuga ko hari ikintu gikomeye abantu benshi batazi. Motivation iraza ikagenda, ariko ibigukikije bihora bikugiraho ingaruka. Tekereza umuntu ushaka kugabanya gukoresha telefone, ariko telefone ye ibiri ku meza imbere ye umunsi wose. Biragoye ko atazayiterura ngo arebemo. Ubasha kureka ingeso runaka n'uwateguye ibimukikije neza kurusha umva gafite ubushake bwinshi.
Niyo mpamvu James Clear avuga ko abantu bafite discipline atari uko bafite ubushake burenze ubw'abandi, akenshi baba barubatse ubuzima butuma gukora ikintu cyiza biba byoroshye. Niba ushaka kunywa amazi menshi, shyira icupa ry'amazi aho ukorera. Niba ushaka gusoma, tegura igitabo aho uruhukira. Niba ushaka gukora siporo, tegura imyambaro ya siporo mbere yo kuryama. Niba ushaka kwiga, kura ibintu byose bikurangaza hafi yawe. Ibyo bisa n'ibintu bito, ariko nibyo bihindura imyitwarire yawe buri munsi. Hari ikindi kintu gikomeye James Clear agarukaho muri iki gitabo. Abantu tugendana nabo ni igice cy'ibidukikije byacu. Iyo ugoswe n'abantu bakunda kwiga, nawe utangira kubona kwiga nk'ikintu gisanzwe. Ariko iyo ugoswe n'abantu bahora bavuga ko bidashoboka, nawe buhoro buhoro utangira kubyemera utyo. Niyo mpamvu bavuga ko ushobora kumenya ejo hazaza h'umuntu iyo urebye abantu batanu bamarana igihe kinini. Ntabwo ari itegeko ridahinduka, ariko ni ukuri kugaragara kenshi. Abantu tugendana nabo baduhindura buhoro buhoro, rimwe na rimwe tutabizi. Isomo rya 7 dukura muri iki gitabo ni impamvu abantu benshi bahagarika ibyo biyemeje mbere yuko batsinda. Tekereza ku muhinzi wateye imbuto mu murima. Ku munsi wa mbere nta kintu abona, hashira icyumweru nta gihindutse. Birashoboka ko hashira n'ukwezi ubutaka bukimeze nk'ubutariho ikintu na kimwe. Ese ibyo bisobanuye ko imbuto yapfuye? Uyu muhinzi ntacyo azasarura. Ukuri nuko mu butaka haba hari ibiri kuba amaso yacu atari kubona. Imizi ibiri gukura, ibirimo kwaguka, ibirimo kwitegura kuzamura igiti gikomeye. James Clear avuga ko n'impinduka z'ubuzima zikora muri ubwo buryo. Hari igihe ukora cyane ariko ibisubizo ntibite bigaragara. Ukora siporo ukwezi kose, ukireba mu ndorerwamo, ukabona nta kintu cyahindutse kuri wowe. Umara ukwezi usoma igitabo buri munsi, ukumva ubwenge bwawe butarahinduka. Aha niho abantu benshi bafata umwanzuro wo kubireka. Bahita batangira kuvuga bati naragerageje ntibyankorera. Ariko icyo batamenye nuko impinduka nyinshi zikomeye ziza nyuma y'igihe kirekire cyo gukora ibintu bito utabona umusaruro wabyo ako kanya. Amazi ari ku ziko ubundi atangira gutogota iyo ubushyuhe bugeze kuri dogere 100. Iyo ubushyuhe buri kuri dogere 20 ntabwo amazi atogota. No kuri dogere 40 nuko, no kuri dogere 99 amazi aba ari yayandi asanzwe. Ariko iyo ageze kuri dogere 100 ahita atangira gutogota. Ese iyo ni impinduka yatewe na ya dogere ya nyuma gusa? Igisubizo ni oya. Yatewe n'urusobe rw'izindi dogere zose zabanje. Natwe niko bimeze. Buri munsi usoma, buri munsi ukora siporo, buri munsi uzigama, buri munsi wirinda ingeso mbi. Nubwo utabona impinduka ako kanya, uba uri kubaka ubushobozi buzagaragara igihe gikwiye. Niyo mpamvu James Clear avuga ko ikosa rikomeye abantu bakora ari ugucira urubanza ibyo bakoze uyu munsi, aho kureba aho bizabageza mu gihe kiri imbere. Intsinzi isa naho iza mu kanya gato, ariko iba yubatswe n'ibikorwa bito byakozwe imyaka myinshi. Ntabwo ubuzima buhindurwa n'icyemezo kimwe gikomeye, buhindurwa n'ibyemezo bito bisubirwamo buri munsi kugeza igihe bihindutse uwo uriwe. Ntukurikire impinduka z'ako kanya, shaka uko wubaka ingeso nziza. Kubera ko iyo wubatse ingeso nziza z'ubwazo nizo zubaka ejo hazaza hawe. Ntugerageze guhindura ubuzima bwawe mu munsi umwe, hindura ibyo ukora buri munsi, maze ubuzima bwawe buzihindura ubwabwo. Niba iki kiganiro cyagufashije gusobanukirwa amasomo akomeye yo mu gitabo Atomic Habits cyanditswe na James Clear, ntibibagirwe kugisangiza n'abandi, kuko ushobora kuba ufashije umuntu wari umaze igihe yibwira ko adashoboye, nyamara ikibazo cye atari ukubura ubushake, ahubwo ari ukubura uburyo bwiza bwo kubaka ingeso nziza. Ndagushimiye wowe wabanye natwe kugeza ku musozo.